Mana yaratudeshereje yarakoze yakara kongereho ishimwe ryamushimiye ngo ashimiye Imana ikinguye amateraniro y'uyu munsi kaba yaturinde twese tukaba sote tumepatikana ndani ngo iyo Mana yakoze cyane kandi ngo ashimiye Imana yakije umwana mu gihe yari yatewe n'uburwayi bakamujyana mu bitaro ariko ngo iyo Mana yamukije ngo abasabira abarwayi Imana y'umugisha n'izina rya Yesu. Mana yacu irakiza, Mana yacu igira neza. Mwene data Gerard ashimiye Imana duhaye guterana kuri uyu munsi kaba yemeye ko twese tuboneka kandi ngo ashimiye Imana yakije umufasha we igihe bari bamujyanye kuri emergency ngo abasabira abarwayi Imana y'izina Yesu. Mana yacu mugira neza. Naho Kabagema ngo yeye Kabagema eti arabyivugira atabisema peke yake nahaguruka abyivugira asimame abieleze ashimira Imana ye ashukuru Mungu wake avuga ibiri ku mutima aseme liko kumoyo Imana yamukoreye yenye Mungu amemutendea bati burya Imana idukorera byinshi kumbe Mungu anatutendea mingi rero tumuhaye akanya kwa muda ashimira Imana ye ashukuru Mungu wake mu by'ukuri shimye Uwiteka Imana mu byo Imana igiye kudukorera byinshi nimugoroba turi imbere y'Imana ari kumwe hamwe n'Idatagabiye aho twaciye dusanga imodoka mu muhanda yagarara. Shimiriye Uwiteka Imana ihora iturinda ikaba yaturinze amarira bene data bashiki bacu ikabarinda mu byuma byakozwe n'abantu. Iyo Mana ihora itukingira ihabwa icyubahiro n'izina ry'Uwiteka. Ikindi nakongeraho bene data burya y'abantu bagiye ibirometero burya Imana iturinda. Tubishijwe no kubona mushiki wacu Mama Fabrice hagati yacu bahanganye abwira yuko
arwaye ikinejeje ko Imana yamukijije kubw'umwihariko akaba hagati yacu bashoboye neza turashobora tukikomera amakimbirane Imana yacu irareba Imana yacu iratabara iyo Mana turinde mu kigo wacu niyo gitubahiro mu nzira zacu Bana ishimwe mu izina rya Yesu Kristo kandi yakire ishimwe rya mwene data mu izina rya Yesu Kristo. Mushiki wacu mama Fabrice nawe ngo ashaka kugira ibyo yakwivugira. Dada mama Fabrice naye anapenda kusema kwa moyo wake. Nawe nabivuze. Naye abieleze.